Ndi papa sava. Bita mukobwa mwiza wamaye ako kantu kaguye aho ngaho sha ndebera akantu gatakaye bitese mwari mugiye hese arona ninjyana imbere urakoze ariko kuntabara hano harimo ibishyimbo bya mutiki urabizi hari ibishyimbo bita mutiki hari ibindi bita karyo kabakwe hari ibindi bita mushingiriro hari ibindi nyine bita kirya umukwe ariko muri side yo hasi harimo amashaza harimo n'inkori noneho hano uretse gusa hano hari ibintu bifite akamaro ziko hano harimo na nuza kirya umugeni wajya gushyingira ntuzibye ukuntu bamushyingira nyine se ujye ubona se ko ngubu bashyingira umugeni none akamugaburira nk'amajeri noneho amajeri bakayavanga n'inuza n'ibirayi kugira ngo ataza nijoro nyine bari kugira atavuga pumwe hari umugeni se uzi urya ibijumba bagiye kubushyingira umva nkubwire se none se izo nkweto wambaye zitwa ngo iki zitwa hayihiriza hayihiriza hayi ubwo si byo bita ntushingeho mu kinyarwanda se none se wansunikishije tukajyana ko numva ugiye aho ngiye umbwiye nyine urabona hano harimo fanta harimo na za energy wari umbwiye nyine nkukumereje aka kantu ukamfasha ukankoreraho ku mufuka kuba nakubashye ukansaba ko ngotorera akantu nibyo bise bituma unyurira kugira ngo ngusunikire igare ariko rubanda murubahuka banzure ukuntu nambaye sibyo mfata igare ryawe ngusunikire ako muze ubundi abanje kwireba ubanje kwireba iyo uba wirebye neza ntabwo uba umbwiye amagambo nta n'isoni njya ngusunikire igare njyewe mfata igare ngusunikire ariko ntabwo ari ikosa nkoze ese ntiwatabara indembe rero indembe ni wowe ariko kuko ntabwo ryaba ari igare ni njye ariko indembe iri gusindagira ntiwayisunika se ukayigeza aho ugiye ntabwo ari njyewe rero siko mbona ushira isoni ni amazi kandi n'ikindi gihe ntukongere kubona umuntu wese ubonye acaho gutya ngo upfe kumubwira ibigambo byose biboneye sibyo ako sinkubwiye nabi ntabwo umbwiye nabi ariko uranyuhahutse kuguca nkaguhereza ibyo wari unsabye ntabwo bikubwiye ko ugomba kumbwira ibyo ushaka byose ariko najya hari ahandi wagera ukavuga uti yewe muntu uko ufite igare akaba nta kintu kiriho nihuta wanyonganye ukanjyana noneho ntibizabeho sibyo kuko sinjya nanatega igare none se aho imbere yawe urahazi nimba utazi aho njye aho njye ndahazi nyine njyewe ndakubwiye ninyegereza ubu se uzi niba uramuka cyangwa ukwezi gutaha uzaramuka kuki ugira ibintu birebire iyi Imana iguhaye umubyimba mwiza ikaguha agasura ikaguha ayo mabuno ikagutera neza mu gatuza kubera icyo ugira umujinya kuba yaraguhaye igare ntabwo bigomba nawe kubwira yuko ugomba kubwira umuntu wese ubonye mu nzira ibyo ushaka sibyo twubahane muze yego twubahane sibyo nakubashye magarara umbwira ibishyimbo byose ubwoko bwose sibyo ako n'ikindi gihe ugira unyaho weretswe umenye nawe ubwira wanyumvishe bemuko abantu bakuru ntabwo bababwira kunya bavuga gutwikira ibirenge jya utwikira aho weretswe rero nta n'isoni
ntawe uronka byose kabisa. urazunguza iki se ku isanduku zose aba ari sayizi zenda kungana uretse utw'umwana? biri muri portrait Siko nyine. Si wowe. hatunginzemo wese uretse kano kantu ko muri bagaragara Wowe ntabwo uzi no gufata Twagiye. agaposte. Ziko ari za kera za zindi z'abantu ba. nyereka nyine ngaho uri gufotoza bameze. nyereka aga poster rero ku bwenge Nyaro ku umuntu bifotoza Oya, nyine. Jene. njya kujya kwimaringa gutya reka nambaye costume bari Mani weva muri ibyo bintu byifotoza umuntu wambaye za nkwe za kwanda za kera bita pate zirangaye hasi. foto rizangiye poster zawe rozimanyuma Natuguri kureba mu ifoto ibyo ifoto byari byo uretse noneho sa nkureba sa hindukira se nkureba komeza nta kibazo komeza ufoto nta kibazo nababazaho gato uraberwa umva mani shora dance no sa nkureba aha mwenyu tonde foto na nizo nkweto oye nkweto wapi ntabwo nabishizemo neza hose umva hatunge ariko umuntu ashaka ko afite ikibazo yego nari mba ndababaza ni hano bari barimo baratanga akazi k'ubuseriveri seriveri uri gushaka akazi k'ubuseriveri yego kandi bari bandagiye hano fata ifoto akazi k'ubuseriveri bakurangiye hano baza boss ase wowe uyu niwe bosi nawe ra niwe boss nanjye mba ndi kumufotora ngo bari baturangiye hano bari barangiye ko mushaka akazi k'ubuseriveri yego boss byarangiye nta zindi foto uretse gato sasa ndi gufata udufoto nashaka kohereza hanze hari company tugiye kujya dukorana iri hanze nagira ngo mbereze amafoto rero ko bashyire kuri kontra mwamuduhaye akanya gato rero ariko ni karibu nta kibazo winjiye ndaje tuvugana ninjira hano yinjira nta kibazo ndaje tuvugana wabarindirira hano hanze se oya genda aho ngaho urabona ufata agatebe wicare va mu mafoto wagicucu mbega cyane Manu ngo kwarara umuti ngaho se nyine cyambere sinise boss. karakantu kuva bavuka rero gwabira batekereza neza ugatekereje umva nkubwire mbabarira umpe passe wampaye passe tungireka ndagusengera reka nkubwize ukuri sibyo uretse ubu ngubu uko byatangiye niko biri busozwe ubu boss ni Manudi yego uri hatungi ikindi cyo kunywa n'icyo kurya ukimbaza hanyuma rero uyu mwana ukamupima nanjye uzahita umbwira uti namupimye namupiro uzahita umugurira icyo wabonye hano ahubwo uretse umva ahubwo wagicucu umva kino kuba wabanye n'ababosi benshi mbwira akantu kamwe mu bosi yitwara amate ku buryo ngenda nkahita mwemeza umva wowe mva mukwira wowe confidence cyane cyambere confidence kandi make umwereke ko tumukeneye cyane simukeneye cyane nta ubundi nawe wihandagira ariko mwana mbwira se cyangwa ngewe niyatakire hatonge ngewe ndashimbogo umva mbwira niyatakire babyita gutora ingoma mu gitene no kuvuga ngo iyi ni zahabu yigenderaga mu muhanda mu byondo kangiye kuyoza bikorene kugira ngo manodi bikorene kugira ngo mutse node kubusaka tungi kubusa none se usibye ibyo ubundi utuye hafi aha ngaha aya ntabwo ari hafi cyane kuko nateze kujya ngira aha ngaha ariko ngeze hepfo ndayoba bituma nzamuka n'amaguru gake gake bivuze ko n'akazi wakora wajya urara akazi kabaye kenshi ukararamo buriya
kano kazi nuko abantu baba babisuzuguye ariko ni akazi kagora kuko ntabwo ushobora gutaha mbere yuko abakiriya bose bataha. hanyuma suzi biki nzi guseriva inzoga zose noneho si no kuziseriva gusa mba nzi n'ukuntu n'ahantu bazibika noneho n'icyo zijyana nacyo nimba wenda umuntu yatse wayini nimba iri bujyane n'inyama itukura cyangwa y'umweru. ya wayini nangahe? Nzi abiri ubundi hari iy'umweru n'itukura ariko noneho zikaba zigiye ziva zifite amazina atandukanye. Yego hakaba iyoroshye n'ikomeye hakaba noneho hari n'iyo unywa mbere hakaba hari n'iyo noneho unywa nyuma umajije kurya noneho hakaba hari n'amarikeri amafanta nkaba nzi ngo nimba wenda umuntu akubwiye ngo akeneye fanta uramuhereza iki kindi cyo kurisha. noneho mu gikoni buriya ku kintu cyerekeranye n'ifarini nicyo ndakizi. ngaho mbwira amoko ya keke uzi gukora. hari chocolate cake nayo ndayizi, hari vanilla, hari banana cake bakoresheje imineke, hari ya karoti, hari avoka, hari keke ya mayoneze. Keke ya avoka? Hari yego. Ngo uzamo akazi urebe ko byose ntabikora. Yego. Mba ni nyinshi cyane ubwoko bwinshi. Ibyo bintu byose urabizi? Umva Atu! Aha rongera agasaza. Kandi agasaza gafite ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibyo umva zana wayini aho ngaho muri salon nanywa agashaka. Zana uturaho tubiri. Urabona ko ari agasaza buriya ni ifubye. Ibura kari agasaza gakunda aha ngaha cyane ariko. Ibura agafata nk'akana ndero. Naga umukozi se? Ni umukozi ndamuhemba kugira ngo nyine yageze kurwara aho toroma. Muntu muki patro. Nari mubwiye wayini Yego. iri muri salo ku meza n'uturare tubiri. Bose. Turahore ntabwo uzi ikibazo ko cyagenze se ntabwo uzi ko genda uza n'utwo tubonetse twose birega ntabwo akiri umushyitsi ahangaha uzi ibintu azi genda mbere y'izo keke zose nzi n'umukiriya iyo yadarinze cyangwa iyo ashaka niyo tumukorera. Ukuvuga ngo ahangaha n'undi ndabona hari jaride hari sare hari igihe tujya dukenera natwe tukagira ibirori tukagira abantu bakenera keke urumva bajya bakorera. Urumva n'amacapati ndayazi n'imigati. Numva uvuga ko ukora na biscuit urumva twaya tuzibaha no mu gitondo abantu bafite icyayi cya mu gitondo. Ko numva zaho gutoroshye. Hanyuma se washaka guseriva? Ko numva agiye gwa ibirenze guseriva. None se mwumvishe nabizi ibyo nabasobanurira byose. Birabizi ahubwo birenze ubona ari nkeneye. Bon. Wegeze ubaho manager hano ahari hose? Oya. Oya ntacyo nzakwigisha. Nzakwigisha. Boss. Bo hanyuma niki kiri mu gikoni? Eko hari ibintu tudafite se. Shikodo chevre, hamburger, chicken king, budege, nyamacoma. Ndakubwirira hari bihiye. Inkoko bihiye. Ndakubaza ibihiye akakanya. Inkoko hari inkoko nayo yari poche. Hari na brochette banza suke. Uzuko baranambaga nze kwikora. Uzuko nambaga? Ahubwo numvise avuga n'ibyerekeranye n'imigati. Uri kutwumviriza? Yize patisserie nayo yari. Uri kutwumviriza? Ya boss nuko nanyize aranda byumva ntabwo sinakumviriza koko boss. Suko genda rero. Ntabwo nayo. Mwajyaga mubikura hanze se cyangwa mwabikorera? Twabikuraga hanze iyo twabikeneraga. Ariko harimo bike na bike n'ubundi twe twabaga tuzi. Oya urumva yuko ngiye byo mwakenera byose ngiye najya mbikora. Bajya bikora. Ndumva nta n'ikintu kigoranye, sibyo? Ndaza kuguha n'icyumba uzajya ubamo, sibyo? Hanyuma ku bigendanye n'umushahara rero, mwifuzaga ngahe? Bugiye. Ndaguhamagara. Mwifuzaga nkangahe? Urumva kubera ko nzaye nkora utuzi tubiri dutandukanye nzaye mva mu gikoni nze no guseriva. Oya, guseriva ntabwo nabigukuyeho kare. Wenda ibyo mu gikoni uzajya ufasha n'abantu sibyo? Ariko ngugize na manager nzufasha karabara ariko. Ariko n'undi akazi bizabe utuzi tubiri. Wimfuza nkangahe? Soma ariko cyangwa guca amande.
akamanaja twakabarira 400 then noneho ko mu gikoni 300 ukoze kamwe ubwo yaba ari 500 ubwo bikiyo 200 birakiyongeraho hate kandi koze kamwe kubera ko babaye tubiri umuntu yinjiza icyarimwe reka mwereke n'ubundi manager rwose nzangufasha keshi nubwo ari gemba ndahari ni raporo uzanyuma kuri email keshi mashobora kumara nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 ndi Burayi nakubwiye ko ari na business ngiye kujyamo muri company shyashya tugiye gukorana akangaka kundi ntago ngafata nka business hanaho kugira ngo nyine ino zitangirika kuko urumva kubera ko akeshi nakunze kwa marire igihe ishobora kwangirika bo Hatu umva Hatungi inkoko se cyangwa kabroshete nta cyose yazana inkoko nimbihari umva zaniye inkoko sha umva Hatungi wikwira kugera no zaniye inkoko zaniye inkoko uriya musaza nawe arastressa buriya none se ubwo ninzajya mbangaha inzu zayinyishyuza numva nzakugize inzu ntabwo inzu wayishyura ahubwo umundaje mukaye ngiye kwereka icyumba uzajya ibamo sibyo nawe hano kake ntabwo ko ari gake nabandi mukozi bangaze kugira ngo njye menya abantu musaza akora ataha undi n'umuzamu ngira abaraho ngaho ku muryango ariko ngiye mabagake mfite icyumba cyanjye cyo kirimo na office ntabwo ari ibintu byinshi ni ikizama cyangwa hari ikindi cyo ku ruhande nacyo nakigugishaka ariko oya niko kugira ngo sinakiguha se harya ufite ariko ni nabyo ko tugiye gukora mbagomba kubimenya iby'amafaranga yo rwose ntuzagira ikibazo ushobora no kujya wihemba kuko numvise udaca menshi ntabwo uri guca menshi pe ugira umugabo se oya ugira boyfriend se nawe mfite ndumva bitazabanga mu kazi barabibaza hano cyangwa umuntu afite umugabo no akeshi abona akazi akeshi iyo umuntu afite umugabo agira condition nyinshi nyine agenderaho mu kazi ufite boyfriend hari igihe amubwira ngo jya ukora utahize isaha ntuzi se ko hari igihe banafuha mu kazi ukavuga ngo wari uri hehe oya ibintu byarahindutse ese ubwo yabona winjira amafaranga 500 kwezi cyangwa iki agasakuza ngo kibyo ikiza nuko nawe ngo waraye he ngo cyangwa watinze nako byashoboka kwino hano gashyira se nta kibazo turafata n'indi ngwino hano ako ntacyo bugashyize aho ngaho niyo telefone aho ngaho muvanye no ku manager mugize umwamikazi w'uru rugo urabyumva ute karagasaza se gakorera runako ubwo ukuntu duhuriye mu nzira akakangira Hatu karagasaza gakorera hano reba ukuntu kareba uko ajyana akajya karya nese abakozi banago mubagaburira ego abakozi banago mubagaburira cyane umukarasi nibazana ibikoresho niko muze birakunaniye kuhura nawe mu nzira uravuga reka nkurikire karaka ko bwo kare kagiye cyangwa hari ikindi wanshakagaho ego hakuna rome umbarata boss ndebera duhuriye mu nzira angiza umwanda ese ko ntacyo vuga akugize umwanda atungika rwano kari kubategeka umukurambere wacu komande ni yande igumya komande ni icaraho wari ndavuze ngo icaraho wari wicaye ni yande ikomande ni iyo uyu mukobwa ni ya manu mukuru uyu mukobwa wavuye kuri manode akaza kuri uyu mukobwa ni manu komande ni yande inkoko nindi uyitumisha ubundi kabiri kangahe mva hano mvuga ni ndabafasha nkoreremo siporo ubwo nagiyemo ugasigara unyamba
reka turebe inkweto wambaye zamura ndebe inkweto wambaye ndi kuvuga ngo iki zamura ndebe inkweto wambaye uramenyera kwera umenyera imyenda ukamenyera inkweto n'amasogisi wambesire we wowe urakora iki hano harya ngo wari ugiye he urakora iki hano naje gushaka akazi bakaguhaye bari bayoranye ntabibonye ninde bakaguhaye akora icyaha uyu bosi niwe wakamaye bosi wahe uri bosi w'iki wowe hano uri bosi w'iki ndi kubaza ndariko ndongera kukubaza rimwe ubwa kandi gukubitira icupa mu mutwe uri bosi ushinzwe iki hano ngiye yambwiye ngo ni mushiki we mu kanya mbona barayoranye ngira ngo ni urukumbuzi witangira kubeshya ntabwo ari uko byagenze wowe ntabwo ari wambwiye ngo uyu ni bosi w'aha ngaha nise ko nagize ngo ni urukumbuzi wakanuwe ko uruhara rubi ninkukubita iki gitsinsi muri ako gatwe uravugisha ukuri ninde wakubwiye kunyambarira imyenda njyewe nari ndi kureba ko nabyibushye ukora iki hano bwira uwo mukobwa icyo ukora hano ukora iki hano si wowe mbaza wavuze ko uri umuseriveri nako umuseriveri ndi umuseriveri rwose ukora iki ndi hano umuseriveri unyambarira imyenda nkandi kuramo izo nkweto n'ayo masogisi kuramo izo nkweto n'ayo masogisi wowe wazunguzaga ayo mabuno ngo uje kugira ute kwaka akazi nanje gusaba akazi wanutse ngo iki harya ngo ngene nyaho neretswe siko wavuze wagiye ureka kwitiginyura igihe utaramenya uri kuvugana nawe ngene nyaho neretswe ntabwo nari nzi ko ari bosi w'aha ngaha nje none se bosi ntabaye uwaho se ntabwo wabona ko ndi umuntu nese wakumva ko bosi yaba afite igare ari uvuye kwihahira wowe ugiye kuvuga gutyo ntabwo ari wambeshye ngo niwe bosi hanyuma ngewe wanukiye iki wambwiye ngo ngene nyaho neretswe uhita nawe ujya kurinyaho weretswe mubona urenga hariya ariko nawe ndavuze ngo jya kurinyaho weretswe hanze basi banza wumve ibyo nshoboye biriya byabaye mu muhanda irengagize ko bya hanyuma umunsi uzatuka undi mukire wenda wanashoyemo hano utanamuzi we nzisobanura ubwo ntabwo bizongera sohoka nta kazi ubonye ndavuze songoza ubusa bwawe usohoka se ntabwo mujya mubabarira abantu ukabona ukavugira bosi ngo rindira nyagasana zanjye hano se hari ubwo ari mu ijoro nabikoze nabishaka njye nyaho neretswe wari ubonye ndwaye impiswi wowe ntabishaka se ukarina nawe uvuga bosi ngo najye kunya bosi aranya ase ntabwo ari wahoze umbwira ngo niwe bosi uca aho ngaho genda se n'ubu ntuza bubi wambesire wowe yewe ndashaka ko mbamo gukubitiye bosi kandebe nk'uko ziri gushirira hagarara hano izi shirira nizo murimo gutanga byose nabyo mwishyura ninde waserifiye nkoko ntabwo ari wowe uyizanye uyiteretse hano nakubona ninde waserifiye iyi wayini ninde waserifiye iyi wayini wayizanaga wari uyoboye ko mwese mukora reba ibyo bishirira se cyangwa nze nguteke n'ayo matwi nawe mva imbere hita ujyana n'ibisa siga izi nkweto hano genda n'ibirenge jyana n'ibi ko busuku murabura gukora ngo mwiteze imbere mukajya kwigerekaho iby'ababosi ko kaninagira